nagize ndakangeye ibyo kuvuga ngo mbwire Jordan naramubabaje nagiye n'icyo kumubwira kandi umuntu ajya kugira inama wumve kuva na kera iyo nkugira inama ukanyumva ibi bintu ntabwo biba bikubayeho urabihisha Jordan kugeza ryari indi kure ivuke Jordan yita umwana azikira agaki maze gusaba mbabarira buri kimwe wambweze inyuma ubasironeho reka ngusabe ndakwigize Jordan naramubabaje Karen naramubabaje ndakwigize ntibazamenye kwinda beratwite atari ya Jordan ndakwinginze kuko ndakwinginze Jordan yakwiyahura uzi kuri kongera ibyaha mu bindi nta kibazo ngewe nzahamwe ku giti cyanjye ariko umwana wanjye atamenye buri kimwe ngo yiyahure none se utekereza ko igihe azabimenya ntabyo azabimenya tutse kuri wowe reka nkubwire iyi saha nihebye uri muri iyi nzu turi babiri yego se ese jewe ndimo ndagira ngo byibuze urimo urameneka urimo urashaka kwihana ukajya mu murongo mwiza none urimo urashaka iby'Imana bishyire ku ruhande reka nkwisabire mwinginge ukomeze inzira watangiye wivunika ntabyo nzamubwira urumva ariko ubitekerezeho neza reka nigende ibyo nari nshoboye kukubwira ni ibi Jordan ntazigera amenya ko indaperi atwite atariye umwana wanjye yakwiye ntabyo nzamubwira ahubwo wowe bipanga ubimwibwirire amenye ukuri okay reka turukure Jordan umwana wanjye umwe rukumbi imfura yanjye bucura bwanjye baburata umurukuri koko kumana dusenga njye gusa sinzibane Imana yambabarira wowe uzagende mama Jordan amenye biriya bintu nibyo koko yababara ariko ntabwo yababara cyane ku rwego ubitekerezaho kuko Imana yahaye umugore we gutwita koko nyumva uzagenda ugende kwa Jordan mu rugo ubasengere uzababeshye kugiye mu mwuka Imana izakikubabarira cyangwa n'Imana izagukoresha ujyemo hanyuma se njye kubeshya ngo Imana iravuze itavuze icyo cyaha sinagikora ntacyo Imana izabikora Imana nizera ndabizi ndi umunyabyaha byinshi ariko ndabizi Imana ntabwo yanga umunyabyaha bwo yanga icyaha kubizi se waciye bugufi ukihana ugasenga reka nkubwire subira nyamara ku rufatiro wari uri wahita kunyumva kuko uzajya kwa Jordan n'umugore niba ari Imana izagukoresha niba uzabyikoresha simbizi uzamubwire ngo kujya kwa Bere ni icyaha ntazasubireyo ntazasubire kuryamana n'iriya dayimoni nzahamwe ku giti cyanjye umwana agasaba igenderamo sasa rero nsigaye ndakwinginze seka igendere ugende umbwirire Imana nasengaga kera ngo wa mugore wazaga cyane aragukeneye muri uyu mwanya reka nkubwire akantu kamwe ubundi ngende Imana wasengaga cyagiye na n'ubu ngubu irahari yiteguye kandi kugutega amatwi ikakumva ikanakubabarira ibyaha byose wakoze urabeho ndagiye Mana nanokuri umunota ndagukeneye Mana ndagukeneye undi muri koye amaye umwana byinshi twaciye murabizi nakoze ibibaho bitabo Mana mbabarira nanone
kandi nkwifurije umugisha w'Imana ukomeze ubane nawe aho uherereye hose, waba uri burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabashimiye cyane mwebwe mwakoze subscribe, ariko nimba utarayikora nawe uyikore. Cyane cyane turasuhuza mwebwe muri mu ntara ya gatandatu nk'uko nari mbikomojeho mbabwira yuko ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muherereye hose, muhaye muronke kandi mujye mwibuka ko Umuremyi ari we ugena byose. Uyu munsi ushobora kuba uramutse usinziriye cyangwa wabuze ibitotsi bitewe n'ibibazo bitandukanye cyane, ariko wizere Imana ko buza kwira wamaze kubona igisubizo cy'ibibazo byose ufite. Waba urwaye cyangwa umva umerewe nabi, izere Imana ubuzima bwo bukire mu maboko y'Uwiteka, wibwira ati Mana ni wowe nshyize ubuzima bwanjye mu biganza byawe. Rero nk'ibisanzwe mbaye ikaze mwese nk'uko munabifuza umugisha w'Imana. Umunota wa mbere wose uba ugomba kuba mbifuriza umugisha w'Imana, nanabashimira ku buryo mwagiye mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye twagiye tubagezaho. Mwakoze subscribe turabibashimira, kandi comment zanyu turazishima, like zanyu nazo turazishima. Umugisha w'Imana ubawumeho, kandi ni ukuri kw'Imana. Imana ibyumve ko mubasabye mbikuye ku mutima wanjye. Nk'ibisanzwe rero ni Dr. Chef Gasage Muze Kongomani ntawangwa na bose. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu kiri kuri filimi bita My Husband, ari nayo final season, cyangwa tugiye kuba tubabwira bimwe na bimwe tubibukiranya uko se byagenze bite, byatangiye gute. Umugabo Jordan niwe tugiye kuba twayiro tubabwira kutumwe kutuntu n'utundi. Uyo niyo nshuti ya Nick, akaba ari wowe wakinya Innocent, cyangwa ari nawe wayikinaga nk'umukaragata cyangwa ngumukina nkuru mukuru. Rero nkuko mwagiye mubyibonera, yarafite urukundo rwe rw'umukobwa mwiza cyane bita Kelly, nubwo kwavuga umukobwa bungo yabaho umubyeyi, umumama mwiza cyane ufite umwana uzaza yitwa Nyinshuti Jordan, cyangwa irindi tuzamenya mama wiwe yamaze kuba yarimwita. Imbere yaho rero gato bari mu rukundo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, dore yuko babuze urubyaro. Nyuma yaho mu kubura urubyaro ariko ntago batandukanye, bakomeje kwizera Imana, dore yuko Kelly we yakundaga kwisengera Imana yebwe ati Mana uzankorere ikibemeza ku musozi ntuyeho, mu nshuti zanjye nyindana nabo bamenye ko ari wowe wakoze aka kantu, kandi ari wowe uzanagakemura ukagashyira ku murongo, nanjye nkitwa mama runaka cyangwa nkitwa nyina w'abana runaka. Mbabarire. Nkuko rero mwagiye mubyibonera, Kelly rero kuguma gusenga kwiwe Imana yaje kugeraho iramwibuka, dore yuko twagiye tubabwira mu biganiro bitandukanye, hari ababyeyi batandukanye bagiye babura abana, ndetse Imana ikaza kubaha umwana umwe cyangwa ikabaha abana benshi, ariko binyuze mu nzira zo kwihangana. Twahera kuri Aburahamu na Sara. Imana yabahaye umwana umwe, yari afite imyaka ngo 99, amaze imyaka 99. Nawe urumva mu myaka tuzi y'umugore aba yaracuze atakitekereza kuba yanabyara, ariko Imana ikora ku nda yiwe abyara umwana umwe w'umuhungu yise Isaka. Uwo Isaka yaje kubyara abana babiri, abo bana babiri nabo baje kubyara abana benshi, ariko nyuma ya Isaka twumva uwo bita Yakobo ariwe wabyaye imiryango 12 y'Abisiraheli. Muri iyo miryango 12 akaba ari naho havuye umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo rero umwana umwe yaje aruta abana 1000 b'abandi babyeyi bose bo ku isi, dore yuko Aburahamu umwana yabyaye Isaka yabaye umusitari kugeza na n'ubu ngubu. Nta muntu utazi ko twese dukomoka ku gisekuru cyacu cy'abizera ari Aburahamu na Isaka. Iyo tunasenga Imana tubavuga ati Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niyo Mana tuba turi gusenga. Rero iyo Mana niyo yafashije Abayisiraheli kuva muri Egiputa. Rero iyo Mana ya Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo niyo yaje ko mu rugo rwa Jordan ndetse na Kelly ibahekubita umwana w'umuhungu. Reka twite tuvuga ko ari no w'umuhungu tubyanzure, kubera yuko iyo umaze igihe kinini cyane utabyara, cyangwa Imana igiye kuguha umwana bwa mbere umaze igihe kinini utabyara iguha umuhungu. Impamvu iguha umuhungu reka mbibabwireho gatoya, ni ukugira ngo Imana ikomeze umuryango wawe ugukomokaho, ukomeze ugwire, bitewe nuko iguhaye umukobwa nawe umuryango ntabwo ubucitse, ariko igisekuru tugenda tubara ibisekuru byo kuba papa, ntabwo tubara igisekuru byo kuba mama. Niyo mpamvu burya iyo byaye umuhungu umuryango wawe uba ukomeza gukura. No muri Bibiliya batubwira yuko iyo wabyaraga umuhungu umuryango wawe wabaga ucitse. Reka ba urugero rimwe, ari abana nimba uri kunkurikira ugeze aka kanya niho muwake nguhaye nawe koko mbwire
ni abahe bana b'abakobwa bagiye kuburana kwa Mose? Ese papa wabo yitwaga nde? Ubwo bavugaga ngo ni papa nimba atarabyaye abahungu se twebwe ntabwo tugomba guhabwa gakondo. Aho niho rero umukobwa atangiye kuba yanagira agaciro, nubwo bavuga ngo mu myaka ya vuba niho umukobwa agize agaciro, ariko umukobwa agize agaciro mu gihe cy'Abisiraheli, ubwo abakobwa batatu bavugaga reka tuburane gakondo ya data cyangwa duburane umunani wa data, bitewe n'uko ise yari umutambyi mukuru. Ndagira ngo rero wowe nkurikira aka kanya umbwire uwo mutambyi yari nde, nimba usanze usoma Bibiliya. Impamvu mba mbikubwiye gutya no kugira ngo tumenye ko turi kumwe gatanu ku kandi, dore yuko nagiye mbabwira yuko filimi turajya tuzihuza n'ubuzima busanzwe n'ubuzima bw'abakristo ndetse n'ubuzima bwa rusange tubamo buvangavanze. Nimvuga ngo ubuzima burimo abadasenga Imana cyangwa bubaha Imana cyangwa abahakana Imana, bwose tugende tuba twabuhuza. Nyuma yaho rero Imana imaze kugera kwa Keri, imaze kumukubita inda, nyirabukwe wahozaga umuzaga ku nkeke rero ari we Nyirankotsa cyangwa Zainabu, reka tumwite yuko yitwa Nyirankotsa Zainabu, akaba ari mama Jordan. Yari yaramaze gushyira undi mukobwa ku ruhande, ariko uwo mukobwa ku ruhande yarazanye ibintu byinshi cyane byo kuba yavuga yuko we abyara, yamaze anafitiye umwana Jordan, ariko iyo nda akaba atari iya Jordan, ahubwo yari y'umugabo wundi bitaga wa mugabo muramwibuka namwe, ariwe wamugira wa Beritara, ariwe wamuteye inda. Ariko Beritara bitewe n'ubushake cyangwa nuko ateye imibiterere yiwe yaramaze kubanza kwihakana, ariko barangije bayishyira kuri Jordan. Ni nyuma yako rero Imana imaze gukubita Keri inda, bari baravuze yuko ari ingomba atabyara, yaje guca umuryango, maze Imana imugaragaraho, imuhagarara ku bitugu, iravuga ati rabagirana mwana wanjye, wabayeho uri imfubyi nta mubyeyi wagiraga, nanjye niyo mpamvu nzabana nawe iteka ryose, nzaguha umwana kandi uwo mwana azaba ari umugisha. Iryo sezerano ni nk'iryo Sara yabwiwe bamubwira ngo umwaka nk'uyu igihe nk'iki ngiki uzaba utereye umwana kandi uwo mwana azaba ari umugisha. Uwo mwana rero ni nk'umwana wundi mu mama bita Hana yari afite mukeba wiwe, reka tubihuza, mukeba wiwe Penina, reka tuvuge Peri kari Penina, noneho Keri tumugere Hana. Muri icyo gihe rero Penina yari afite abakobwa n'abahungu, ariko Hana we wari umugore mukuru atabyara. Ni nk'uko Jordan bamushyizeho Peri kugira ngo abe yamubyarira, kubera ko bari bamaze kumenya ko Peri atwite, ariko adatwite inda ya Jordan, ariko babeshya ko ari ya Jordan. Rero igihe kimwe Hana agiye mu rusengero asenga amamarenga iminwa cyangwa ari kuvugira mu matama niko twabyita, maze umutambyi aramubwira ati hano uzageza ryari isindwe ryawe? Ariko umugore aramubwira ati umujakazi wawe ntabwo nasinze nk'uko bitekereza, ahubwo nagahita kuzuza umutima wanjye. Nicyo gihe rero yahise amubwira ngo Imana iguhe icyo uri kuyisaba. Arangije ajya mu mwuka aramubwira ati igihe nk'iki ngiki uzaba ufite umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azaba ari umugisha. Ariho havutse umugabo bita Samweli. Kugeza kuri ubu ngubu Samweli wimitse Dawidi akimika na Sawuli, ndetse akaba ari nawe wakuye ku ngoma Sawuli akimika Dawidi, amwimikisha amavuta, amusanze mu muryango Dawidi ye yamurabyibuka cyane ko Dawidi yari umwana wa nyuma cyangwa umwana uciritse cyane, kubera ko we yiberaga mu gihuru aragira intama za se Yesaya. Ngaho nguko rero Penina cyangwa Peri amaze kuba yagere ku mugabo w'abandi nda, Imana yahise yibuka Keri mu kuba twita, ahubwo behita binduka ko Keri yasambanye, ahubwo Jordan atabyara. Ahubwo ikintu bari birengagije ni kimwe gusa, namwe mutabanje kwirengagiza muwe mwana kibaza muri comment, cyangwa ni ukubera iki bavuze ko Jordan atabyara kandi bari kumushyiraho inda. Byari bigaragaye yuko iyo nda atari yewe, nkuko nakomeje kubiba nabibabwira ko Keri burya inda twita atari ya Jordan. Nyuma yaho rero ibintu byakomeje kugorana kwa Keri, bigenda neza bizamwe ibibazo, dore ko nyirabukwe yahise amwirukana mu nzu, avuga ati mvanira indaya mu nzu. Baramwirukanye, ariko anapanga kuba yakigendera. Mu gihe yari ari gupanga kwigendera, nibwo nyirabukwe yagiye gukomeza, agiye gusanga umukazana we yemera umutwite umwuzukuru ngo amuze mu nzu, asanga ahubwo wa wundi ari gutongana n'uwamuteye inda, basigana ku by'inda, ati urampa amafaranga nutayampa ndajya kubibwira Jordan ko ino ndatwite atari yiwe. Maze umugore arabyumva ahita amera nk'umusazi. Ese ni irihe somo tugiye gukura muri ino filimi
cyangwa ni irihe somo turi kubona kuno mumama? Uyu mumama azanye nabo cyangwa Nyirankotsa yakoze amakosa yakoze rero ni ukuvuma ibitararenga cyangwa gushyira umukazana we ku nkenke, kandi umukazana atari we wiha urubyaro kandi atari we witera inda cyangwa atari we urema intanga ibyara. Ubundi rimwe na rimwe ari ibintu tujya twibeshyira, rimwe na rimwe ugasanga ni ingaruka zaho twabaye cyangwa ubuto bwacu. Dore two muri ino minsi ibintu bisigaye bigoranye cyane, usanga umuntu w'umukobwa cyangwa uw'umwana w'umukobwa afite ibinini bya unapo cyangwa yaragiye kuboneza urubyaro atarabyara kugira ngo abashe kuba yakikorera imirimo yiwe isanzwe ya buri munsi y'imibonano mpuzabitsina kugira ngo atazaba atwara inda bitewe n'uko imico yiwe iri kugenda ibimwereka. Ariko nyuma yaho yamara gushaka bikabanza kugorana kuba yabyara, cyangwa Imana nayo ikaba yabigiramo uruhare, dore yuko na Imana nayo ibikora kuri Hana, Imana niyo yabishatse. Reka mbabwire undi muntu nawe wabyageze mu zabukuru, n'umumama n'umugore bita Zakariya ndetse na mwishywa wa Mariya Elizabeth. Abo bantu uko ari batatu bavuga muri Bibiliya nabo bahuye n'ibintu bigoye by'uko batageze babyara mu myaka yabo ya butoya, ahubwo babyaye mu zabukuru. Mu gihe Keri we yari akiri mutoya akabyara umwana mwiza cyane, kandi muzamubona azaba ari umwana mwiza cyane w'igikundiro kandi uzaba umugisha kurenza uwa Peri. Mu gihe Peri yari yabashije kuba yabesha ibinyoma bye kugira ngo ajye mu mitungo. Ubundi sinibaza ikundu abantu bisigaye turwanira imitungo kugira ngo tubanze twite ku buzima bwacu bwa buri munsi, turebe n'ingaruka bizatugeraho, kuko kubo aka kanya inzigo ikomeye cyane hagati ya Peri n'umumama bita Nyirankotsa, mama Jordan, ufite igitsika kinini cyane ku mutima, uri kwibaza ngo arasaba umuhungu we imbabazi gute cyangwa azabigenza ute, kubera ko yabanjije kuba yanabirukana mu nzu, ariko akirengagiza ko Jordan ari we wamwibyariye mu nda yiwe, ariko akaba yaramugize ute, yaramwirukanye. Ntabwo twavuga ko Jordan yabaye nka wa mwana w'ikirara muri Bible, ahubwo twavuga ko uno mubyeyi yabaye umugaragu mubi, aho shebuja yagiye yarangiza agatangira gukubita abagaragu bagenzi biwe abakoresha imirimo y'uburetwa. Rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi tujye tubasha kwitonda, tunavuga ati ese ibi bintu biri kubaka kanya kuri aba bantu, ese nge bimbayeho nabigenza bite mu gihe ndamutse nshatse igihe kirekire cyane ntarabona urubyaro, nabyitwara mwute? Ikintu kiba gihari ni ugusenga Imana gusa, ikaba yabasha kuba yagira ute, yagufasha. Sibyo gusa rero turagenda tubabwiye bimwe na bimwe byagiye biranga amasenagoye cyangwa yaryana aryoha cyane. Twababwira nka Seni mu gihe Jordan yari yaragiye hanze y'igihugu, nibwo uyu mumama cyangwa uyu mugore wiwe yahuye n'ibibazo, bamwirukanye mu nzu nyirabukwe. Twagiye tubagezaho ibiganiro bitandukanye cyane, reka tugende twibukirana bimwe na bimwe twagiye tubabwira kugira ngo dusoze season yacu ya mbere tugenda tubabwira akantu ku kandi uko byari byifashe muri filimi yacu. Hari bimwe na bimwe twagiye tubabwira, nshaka kuba nabibutsaho, twagiye tubibabwira uburyo ki ese ni igiki cyatuma umukazana ahangamura nyirabukwe. Tubabwira ngo ni iki cyatuma umugabo, hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umugabo wari wasezeranye gushyingirwa ashobora gusiga umugore umwe akajya ku wundi. Ibintu byose biratandukanye, ariko hari impamvu zimwe na zimwe zikunze kugaragara. Impamvu ya mbere, yemeye ko adakunda by'ukuri umukunzi wiwe. Mu gihe umugabo rero adakunda umukunzi we nyakuri, biragorana cyane kuba yakomeza kubana nawe. Icyo gihe nibwo usanga umuntu yamutaye akajya kwishakira ubundi, nk'uko bajyaga babivuga ko Jordan yigendeye gushaka undi mugore, cyangwa uno mugore yagiye gushaka undi mugabo. Mwagiye mubyumva cyane ko mu gihe Jordan yari yagiye, umugore yari yagiye gushaka undi mugabo, ariko byari ikinyoma. Hari igihe gusezerana bibaho bitewe n'igitutu, igihe cyangwa ihumure, atari urukundo rwimbitse. Nyuma ushobora guhura n'umuntu umutima wumva ufitanye isano mu buryo by'amarangamutima, ugahita ushaka. Ni ukuvuga ngo ni bijyanye n'igitutu cyo kuba, ubundi reka mbabwire, rimwe na rimwe hari ibitutu bajya bashyira ku bantu maze bikaba byabagiraho n'ingaruka, dore yuko uyu mumama we nibakomeza kumushyiraho igitutu, n'inda yiwe izageraho ivemo bitewe n'uko nta mahoro ari kubona. Ibyo ni bimwe na bimwe twagiye tubabwira.
tugenda tubibabwiraho tubabwira akantu kamwe ku kandi, ndetse twababwiye ibintu bishobora gutuma umukazana yanga nyirabukwe akamusuzugura bitewe n'icyo twabagiye tubabwiramo n'irushanwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka mbabwire ngo rero iki kiganiro reka tukigarukiriza aha ngaha, naho mu bindi biganiro by'ubutaha wowe kora subscribe, uduhere igitekerezo cyawe ndetse usharinge nimba ari byiza, kandi natwe turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ngiye rigase yegeye muzuye kongomani nawangwa na bose Dr. Chef. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ciao ciao, ndabakunda. Amaitamo mabi mutimiru ndacyahumeka ndacyari hano ndi muibunda haguruka ndaboba umurongo wariye nababaje imitima y'abantu bamwe natakaje inshuti zimwe ibwiraga ko ijoro ritazashira amasezerano nashoboraga kubahiriza nasekaga cyane ariko sinashoboraga gusinzira nahinduye zahabu umwanya wihuta sinigeze ntekereza kubyahise noneho indorerwamo ivuga ukuri sinshobora